Dutangiranye umudamu hano ni umudamu barakwereka afite umwana hano baje gutemberera hano mu ishyamba bameze neza ndetse barakwereka hirya ku muhanda hari imodoka iri kugenda ndetse uyu mudamu yisata akantu maze arangije abwira uyu mwana ati genda unzanire aka kana nako kagiye kari kwiruka kandi papa we yicaye hasi ari kurya nta kibazo afite ndebere disi akana karagiye ndetse n'imodoka iri kugenda mu muhanda. Umugabo wicaye hano yabonye umwana we agiye mu muhanda ndetse agiye kugongwa n'imodoka ndebere akana karagiye ndetse uyu mugabo ati ntabwo byumvikana kanjye gutabara umwana wanjye. Umudamu uri hano nawe nuko byagenze agenda rwose akurikiye umugabo we kugira ngo ajye gutabara uriya mwana kandi ibi byose ni uriya mudamu bikoze. Akana karagiye ndetse uyu mugabo agenda ari kwiruka hari n'akasakuza ari guhagarika imodoka kumva akana ko kari kageze mu muhanda kagiye gutoragura ka kantu bidatinze imodoka nuko byagenze yisigaca hejuru bega gahinda barakwereka n'urukweto rwonyine rwasigaye ahangaha. Umugabo yakomeje kurira ndetse nawe mudamu wari wabikoze ndebere rwose yatangiye kwisekera yishimye ameze neza. Umugabo uri hano ati ntabwo byumvikana umwana wanjye agiye hehe byagenze gute ndetse uyu mudamu atangira kumuhoza ati sheri ihangane nuko byagenze ubwo rwose niko Imana yabigennye nta kundi twabigenza. Ndebere akana kari kamaze byari byarangiye ndetse urukweto nirwo rwonyine kuri rwasigaye hano ariko ntabwo ariko byari byagenze kumba akana kari kazima kari kibereye ku ruhande. Uyu mudamu atangira kwitotomba ati ko nzi ko iki cyana cyapfuye bigenze gute iki cyane ndi kubona ahangaha byagenze gute. Uyu mudamu yarazi yuko aka kana kapfuye kumbe Imana yatabaye aka kana kaza kuba kazima. Uyu mudamu ndebere rwose yaje kwitegereza uyu mwana kumbe uyu mwana hari imbaraga zamukoreyemo kugira ngo aze gutabarwa kugira ngo rwose iyi modoka itaza no kuba yamuca hejuru. Ndetse uyu mugabo atangira rwose ahamagara umwana we ati mwana wanjye banguka rwose umuhobere. Ako kanya uyu mugabo yatangiye guhoberana n'umwana we cyane yuko Imana yari mukoreye ibitangaza. Aka kana nta kibazo na kimwe kari kigeze kagira ndetse umugabo uri hano yatangiye kwishima ndetse atangira gushimira Imana ndetse atangira kubwira umudamu we rwose atangira kumubwira ati mbega rwose Imana inkoreye ibitangaza akana kanjye nari nzi ko gapfuye ni ukuri rwose Imana irankunda mbega ibintu byiza. Uyu mudamu we ibyo yabyumva bikamubabaza ati nta kibazo sheri erega nanjye gufashije kwishima. Ndetse uyu mugabo ati ni ukuri sheri ugomba kumfasha kwishima cyane yuko uyu mwana ni uwacu nta kibazo rwose erega nawe ujye umenya yuko uyu mwana ni uwawe ntacyo bitwaye ntabwo ari uwanjye gusa. Uyu mudamu ati ni ukuri sheri nanjye byari kumbabaza iyo uwo mwana aza kugongwa n'iyi modoka ntabwo nari kubyishimira ni ukuri byari kumbabaza sinzi ukuntu nari kubigenza ni ukuri byari byanshanze nindi kubaza rwose ahantu mperereye byanshanze kumbe muri we ari kumva yababaye kuba aka kana kadapfuye cyane yuko ari wowe wakohereje mu muhanda kugira ngo kajye kuzanayo akantu. Uyu mudamu yaramaze gutayo ndetse barakwereka uyu mudamu ati nta kibazo reka tuze kureba icyateye umudamu yohereza kari akana hariya ku muhanda kugira ngo imodoka zibe zakagonga. Byatangiye gutya ubwo rwose bari abantu benshi bari guhunga mu gihugu bari baragiyemo abantu bari kubirukaho bari guhunga ndetse barakwereka hari umudamu uri hano mu mazi ni umudamu ufite ubumuga ari hano mu mazi kuvamo byanze ndebere abandi bari kwigendera ariko we kugira ngo avemo byamucanze. Ndetse uyu mukobwa yari ari gukurura akagare arangije rwose ahita ajugunya umugozi hasi ati wa mugore we ntabyo ndi kugukuramo wakigoryiwe nushaka upfe ibyo birakureba. Ndetse umushoferi agakomeza ahamagara ati mubanguke. Ndetse uyu mudamu ati se none wagerageza basi ukaza ukanterura. Ndebere uyu mukobwa ati reka nkubwire reka nze ngerageze ariko wowe ntabwo ndaza kugukuramo basi ikintu ndagirira impuhwe ni uyu mwana wenyine none ndaza gukuramo basi wenda mujyana mushyire papa we ariko wowe uraza kuguma ahangaha ntabyo ndimo. Uyu mukobwa nuko byagenze arazaterura uyu mwana aramujyana ati wowe nushaka kuguma ahangaha ntabwo rwose ndibuza kugukura muri aya mazi nushaka upfe ibyo birakureba ntabwo nkwitayeho. Buri wese agomba kumenya ibye akamenya ubuzima bwe amagara yatewe hejuru buri wese asamaye. Ndetse uyu mudamu ati basi mbabarira rwose batansanga ahangaha bakaza kuntwara ariko uyu mukobwa ati nakomeje kukubwira yuko ibyo ntabirimo ugomba kuguma aho ngaho uyu mwana ni we ndajyana ndamushyira papa we. Ikindi kandi ndishimye cyane
rwose ngiye kugenda mbane na papa w'uyu mwana, uriya mugabo wawe ntamukundaga, ariko uyu mudamu ati ntabwo wabinkora, uri inshuti yanjye, kuki wakora ibyo bintu kandi bari bajyanye ari inshuti, ariko bageze ahangaha bese baba banzi. Ndetse uyu mukobwa ati sinkwitayeho, uguma aho ngaho, ahubwo rwose ndatomboye, Imana yarakoze rwose kuba waravunitse ukaza kugendera mu kagare, ni amahirwe yanjye. Uyu mudamu uri hano ati ntabwo nabyihanganira kuntwara umugabo, reka ngerageze mva ahangaha rwose ngende, rwose njye kureba umugabo wanjye, ariko basi wambabariye ukankura ahangaha, basi ubucuti njye nawe dufitanye, ibuka rwose umubano wanjye nawe, kube iki wampinduka, kuki wakora ibi bintu bimeze gutya, basi mbabarira unkura ahangaha, winsiga ahangaha, nukuri pe. Ariko uyu mukobwa ati nakomeje kukubwira, ahubwo ubanza ufite amatwi mabi, ntabwo wumva, ndakubwira ngeze ryari, guma aho ngaho, ntabwo nkwitayeho, kumva neza, wisa kuntetaho rero. Umudamu uri hano ati ntabwo wabinkora, kuki wakora ibyo bintu, rebere. Umukobwa ati wowe bayi rwose ndagusize, ndigendeye, uyu mwana akamujyane, rwose bizamfasha kugira ngo mbane n'umugabo wawe, urabizi rwose twabanaga ntarabikubwiye, ariko uriya mugabo wawe ndagira ngo nkubwire yuko rwose waramunjyanye, ukumva neza nanjye naramukundaga, rero ni amahirwe kuri njyewe kuba ugiye gusigara muri urwo ruzi ukarohama rwose akakujyana ayo mazi, nanjye nkajya kwibanira n'umugabo rwose nk'uriya ufite amafaranga w'umukire rwose. Ako kanya uyu mukobwa yise yigendera, n'uyu mudamu asigara hano mu mazi. Nuko byagenze, umudamu ari gutabaza, ariko umukobwa nawe yahise yigendera ava ahangaha. Mbega agahinda. Barakwereka umudamu uri hano yakomeje kugerageza ibishoboka byose ngo basi arebe yuko yava muri aya mazi, ariko ni ibintu bitoroshye, ntabwo rwose byapfa gukunda. Akora uko ashoboye kose ngo basi arebe yuko yava hano, ariko rwose nakubwiye ngo ni ibintu bitari gupfa gukunda. Ati koko mwangiriye impuhwe, abantu mwese mugiye muri iyo modoka, basi mwaza mukankura ahangaha, kuki mwakora ibyo bintu, ariko buri umwe wese yagukiza amagara ye kugira ngo agende, kuko nanone iyo baza gutinda ahangaha ntabwo byari kubagendekera neza, bari kuza bagahita babafata. Ndetse bidatinze umukobwa amaze kwinjira mu modoka, shoferi yahise afunga kugira ngo babajyane. Umudamu yasigaye ahangaha wenyine, nta n'umuntu rwose usigaye hano, yisanze ahangaha wenyine, abandi bamaze kugenda. Akomeza atakamba, ari guhamagara ati basi shoferi waza ukantabara ukankura ahangaha, ariko nanone nta muntu n'umwe witaye kuri uyu mudamu, bose bahise bigendera. Umudamu uri hano yakomeje arira, ariko n'umushoferi nawe yese yigendera kugira ngo yahise imodoka agende rwose ava ahangaha, kugira ngo polisi zitaza kuba zamusanga ahangaha, none ugasanga urugendo rwabo ruhise rupfa ku kanya. Nuko byagenze, abandi binjiye mu modoka, ndetse na shoferi yinjiye mu modoka, bagiye kwitangira urugendo rwabo. Ndetse uyu mudamu we asigaye ahangaha kugira ngo ahave, ni ibintu rwose bitoroshye. Akomeza arira, ari gutabaza ati basi mwambabariye mukaza mukankura ahangaha, muretse gukora ubwo bugome, ariko ibi ngibi ntacyo bivuze kuri uriya mukobwa ndetse no kuri aba bantu bose bari muri iyi modoka. Ndetse shoferi yahise yatsa imodoka kugira ngo yigendere, basize umudamu hariya, kandi bari bafatanyije urugendo, nta n'impuhwe nta nkeya bigeze bamugirira. Nuko byagenze, shoferi nawe yahise yigendera, mu gihe wa mukobwa nawe mu modoka ameze neza. Umudamu nawe bamusize hano mu mazi, kandi kugira ngo avemo afite ubumuga, rwose ni ibintu bitapfa gukunda. Ndetse umudamu uri hano yatangiye kugerageza ngo basi arebe yuko yava muri aya mazi, ariko barakwereka ahubwo aka kagare kari kaziritse ahantu rwose ku kibuye, kugira ngo noneho aka kagare kaze kuba kakiroha mu mazi. Uyu mudamu nawe bise kuba byarangira. Akomeza agerageza uyu mudamu, ariko bikomeza kwanga. Debere rwose ni mu mazi ari kugerageza, afite ubumuga. Debere rwose uko byaje kumugendekera, ako kanya kakagare ke kese kagwa mu mazi, ndetse n'uyu mudamu yise ajyana nako. Ibyo byarangiye gutya, mu gihe wa mukobwa we yigendeye, umudamu uri hano yatangiye kunywa amazi. Debere rwose ari gutabaza, kandi ahangaha hakuru uruzi nta muntu n'umwe uhari ngo basi yamutabara. Ari gutabaza, wapi bigendeye. Debere rwose abantu ni abagome. Ndetse barakwereka abari mu modoka bameze neza, bari kugenda bari kurebana, ndetse bari kureba uyu mukobwa ibintu yakoze, bagatangira kumukwena, bakamwitegereza bose, bakazunguza imitwe, baturandebera uyu mukobwa di. Ndetse uyu mukobwa nawe agakomeza kubitegereza, cyari ikibazo. Babonye ubugome yakoze, ndetse uyu mukobwa atangira kubabaza ati ubundi ko muri kundeba mugaseka, muri kubona nteye isoni, hari ubwo ninyayeho muri kundeba ibiki?
reka mbabwire murebe ibyanyu, nanjye rwose ndi kureba ibyanjye, muri kumva neza, muri kuntera isoni cyane, mujye muramenya ibyanyu. Niba hari ibyo nakoze birandeba, mfite rwose icyo naringamije, mwisa kuntesha umutwe. Ariko abangaba bose bagakomeza kumwitegereza cyane yuko nawe ubwe rwose ibintu yari yakoze ntabwo ari byiza, ariko nanone nabo ntabwo twabashimira cyane ko rwose mu bantu bangana gutya habuze n'umuntu n'umwe watabara uriya mudamu, ahubwo barangije barigendera. Ibintu bakoze ntabwo ari byiza, ndetse barakwereka imodoka igeze ahangaha isi parika, iraza rwose ikuramo ba bantu bari muri iyi modoka kugira ngo bagende bava ahangaha, cyane yuko rwose umushoferi ahantu yagombaga kubageza bari bahageze. Tebere umudamu we yasigaye ahantu habi cyane, ahantu atabona umuntu wamutabara. Tebere rwose abandi bo bimereye neza rwose, bacitse polisi. Ubu rwose ntabwo polisi yapfa kubajyana, ariko wa mudamu we bamusize hariya, ni ikibazo. Ndetse barakwereka uyu mushoferi yari yaje gukingura kugira ngo abantu bose yari atwaye baze kuva mu modoka. Tebere disi batangiye kuvamo. Uyu mushoferi amaze gukingura yatangiye kubabwira ati muhite muva vuba vuba nikomereza akazi kanjye. Twahageze rero nta kindi kintu gisigaye, muve muri iyo modoka ubundi njye nigendere. Wa mudamu bamusize hariya ariko baratuje, ndetse umushoferi aravuga ati twahageze aho tugomba kugera, muhite musohoka vuba vuba. Tebere rwose kandi na wa mukobwa ari muri iyi modoka aratuje, ameze neza, kandi rwose ibintu yakoze ntabwo ari byiza. Ndetse abantu uyu mugabo yaratwaye batangiye kuvamo, nabo ubwabo nta mutima mwiza bagira ubugome rwose. Batangiye kuvamo, habuze n'umuntu n'umwe wagenda ngo afashe uriya mudamu basize hariya. Ndetse barakwereka na wa mukobwa wari usigayemo nawe atangiye kuza. Tebere rwose ngurya hariya inyuma ameze neza, arishimye, azi yuko rwose gahunda zaciyemo, azi yuko agiye kujya kwegukana umugabo w'abandi. Rwose ibintu yakoze yabikoze abishaka, ndetse yabikoze abizi, ikindi kandi yabikoze afite icyo ashaka kugeraho. Ndetse barakwereka uyu mukobwa yisahereza uyu mushoferi ati ngakira mfashe uyu mwana, nanjye ubwanjye mpite manuka ahangaha, ntacyo bitwaye. Umukobwa uri hano ari kumva rwose ari ku ifiyeri, rwose ari kumva ameze neza, agiye kuryamana n'umugabo w'abandi, kandi umudamu we amusize hano mu mazi. Nta mutima mwiza agira uyu mukobwa, ibintu yakoze ntabwo ari byiza habe na gato. Ako kanya uyu mukobwa ise afata umwana atangira kugenda yishimye. Umushoferi yaramwitegereje rwose akomeza kureba ibintu yakoze, abona atari byiza. Ndetse uyu mukobwa yagiye yishimye ari guseka n'uyu mwana bameze neza. Nuko byagenze, uyu mukobwa yagiye yishimye ari kumva rwose nta kibazo afite. Ndetse barakwereka hari umugabo uri mu rugo ameze neza, yiteguye umudamu we kari buse gutaha. Akumva rwose ni ibintu byiza cyane, kuko yari yagiranye uruzinduko n'uriya mukobwa, ariko bakaza kugira ibibazo. Tebere rwose ibibazo baje kugira namwe murabizi, polisi zabirutseho. Ariko nanone uyu mukobwa we ibintu yakoze ni agahomamunwa. Ndetse uyu mugabo ategereje yuko umudamu we aza kuza, rwose bakishima. Ndetse barakwereka uyu mukobwa yaje ahangaha muri uru rugo atangira gukingura, cyane yuko uyu mukobwa rwose yari yitwaje uyu mwana, basi ngaraza kumurisha uyu mugabo, basi batangire baciringe rwose bamere neza. Ndetse uyu mukobwa ageze ahangaha yabonye ari ahantu heza cyane, ati mbega uru rugo se n'urugo rw'uriya mutamu? Ntabwo byumvikana, ahantu se kari heza cyane, uzi uko muheruka kera di? Uyu mukobwa nuko byagenze, atangira ari kuza ahareba, abona rwose ni ahantu heza cyane. Ndetse atangira kuvuga ati uyu mugabo si ko ari umukire di? Ntabwo nari mbizi, uzi uko cya kigore cyihaye, mbega ahantu we, ahanga niho ngiye kujya ndaba. Umukobwa uri hano byose yari yabipangiye, ari kubona yuko aha hantu agomba kuhaba, kose akagira ubuzima bwiza n'umugabo utari uwe. Mbega umukobwa uri hano yatangiye rwose kwishakamo amarira kugira ngo aze kugera imbere y'uwo mugabo, ari kurira cyane agaragaza amarira. Tebere rwose nuko byagenze, umukobwa uri hano yatangiye kurira. Tebere rwose ari kugaragaza agahinda mu maso ye. Ndetse na wa mugabo yarara ahangaha ati ni karibu, byagenze gute ko mbona uri kurira? Ikindi kandi nkabona uri kumwe n'umwana wanjye, umudamu wanjye mukaba mutari kumwe, byagenze gute? Uri kurizwa n'iki? Banza umbwire. Umugabo uri hano yabanje kwitondamo. Ndetse na wa mukobwa aza ahangaha. Tebere rwose yaje ahangaha atameze neza, ari kugaragaza agahinda mu maso ye. Ndetse uyu mugabo ati umugore wanjye nakubajije ari hehe?
ko ndi kubona uri kumwe n'umwana umudamu wanjye byagenze gute ko mutari kumwe asigaye hehe ngo ujye kumureba umudamu wanjye ndamukumbuye ndetse uyu mukobwa agaragaza agahinda mu maso ye ati nyine bya oya wapi uyu mugabo ati ukomeza kumbwira ibyo bintu bya wapi rwose mbwira ahantu umudamu wanjye ari ibyo rwose sinkene kubyumva uyu mukobwa ati nyamara ushatse wanyumva ndi kukubwiza ukuri umudamu wawe yarohamye mu amazi yamutwaye nagerageje kumutabara ariko byose byanze ni ukuri mbabarire nuko byagenze nta kuru ntagize n'abantu bose twari turi kumwe babyihoreye bandetse njyenyine nta kundi byagenze ni uko nguko uyu mukobwa akomeza amubwira byose ati ni ukuri nagerageje rero mbabarire umuntu wenyine nagerageje gutabara ni uyu mwana kuko rwose niwe nari nshoboye kuko nabonaga nanjye amazi agiye kuntwara navuze ni rwose uyu mwana we kamutabare muzane ni ukuri pe nta kundi nari kubigenza umbabare rwose ku byabaye barakwereka uyu mukobwa yakomeje kuvugana umubabaro rwose ubona yuko uyu mukobwa ibintu byose ari kuvuga ari ukuri kumva ibintu byose ari kuvuga ni ibintu byuzuye uburyarya gusa nta cyiza kimuturukaho uyu mugabo ati koko uri kuvugisha ukuri ubu umudamu wanjye byarangiye rebere umugabo ati ntabwo byumvikana kuko yagiye uri kureba ntugire ikintu ukora rebere ati ni ukuri umudamu wanjye ntabwo byumvikana ntabwo gakwiye kuza uri kumbwira gutyo bakoze ibishoboka byose umudamu wanjye ukamutabara uyu mukobwa ati nuko byagenze rero kandi nta n'ukundi kuntu nari kubigenza umukobwa uri hano yamaze kuvuga gutyo kandi nanone nta n'ukundi kuntu byari kugenda umugabo nawe yatangiye kurira mu gihe umukobwa we ibyo yari ashaka noneho yaramaze kubigeraho kagomba kubana n'uyu mugabo kuko yari yarabyiyemeje rebere ati nta kundi nyine wihangane niko bigenda nta kundi kuntu wabigenza mbabare rwose nakoze ibishoboka byose ngo ndebe yuko byakunda ariko byanze ati nukuri mbabarire nta kundi byari kugenda umukobwa uri hano yabikoze abigambiriye ndetse akomeza kubwira uyu mugabo ati nta kibazo noneho uyu mwana nzakomeza mwiteho ndabise ufite agahinda nzagufasha rwose ubufasha bwose uzankenera ndabise umudamu wawe yaragufitiye umumaro munini nanjye rero nunkenera nta kibazo rwose ndahari nari inshuti y'umudamu wawe nta kintu rwose yamburana habe na gito ni ukuri aka kana ko karambabaje cyane gakenera rwose umuntu ukitaho ndahari kandi ibi byose ari kugira ngo basi atangire rwose amenyerane n'uyu mugabo noneho ikintu kizakurikiraho ni ukuba babana ati ni ukuri nanjye mfite agahinda kubona rwose mucuti wanjye ibyo byarangiye nanjye ntabwo meze neza uyu mugabo ati ni ukuri ibyo bintu iyo nkuru rwose numvishe amatwi yanjye ni inkuru mbi cyane sinzi niba ibyo bintu mbwiye ntibuse kubyibagirwa sinzi niba biraza kuva mu mutwe wanjye kuko umudamu wanjye ntamukundaga cyane ni ukuri rwose ibi bintu birambabaje rebere uyu mukobwa kuri we ari guserebura ari kwishima ari kubona yuko rwose gahunda ye rwose iciyemo noneho nta kibazo kibyitambitsemo rebere umugabo ari kurira ndetse uyu mukobwa byose ari kubyitegereza umugabo rwose byamucanze ari kuvuga ati ni ukuri umudamu wanjye nta muntu rwose nabona nanganye n'umudamu wanjye ni ukuri umudamu wanjye yanyumvaga yanyubahaga ni ukuri rwose ntabwo byakumvikana umudamu wanjye ntabwo yansiga njyenyine kuko biriya bintu yabikoze mana ariko nawe wa mukobwa we nubwo uri kuza kumbwira gutyo ni ukuri rwose uba ukoze ibishoboka byose umudamu wanjye nkamubona ariko nta kundi niko byari byagenze umugabo uri hano ati nta kundi noneho uguma aha ngaha wite kuri uyu mwana wanjye nta kundi rwose ni wowe ubinsabye nta kibazo rwose uzakomeza umfashe ibizashoboka byose nzabiguha ariko nanone umfashe kwita kuri uwo mwana umurere nta kibazo ni ukuri biragaragara yuko uri inshuti nziza rebere uko byagenze uyu mugabo arangije afata umwana we mu gihe umukobwa nawe ari guserebura ku mutima rwose ari kuvuga ati ni ukuri rwose ibi ngibi nibyo nari nshaka arishimye ameze neza uko byamugendekeye ati ni ukuri nanjye ubwanjye mfite agahinda gakabije kubona rwose mushuti wanjye yagwa mu mazi nanjye ubwanjye ntabwo meze neza rebere uyu mukobwa ati nta kundi byagenda nzakomeza ngo ufashe turere uyu mwana nta kibazo na kimwe azigera agira umukobwa uri hano yahobeye uyu mugabo ariko ari guserebura ati noneho ibintu byo nari nshaka rwose pe nshaka kubana n'umugabo nk'uyu nguyu kiriya kigore ubwo gipfuye ubu gahunda zanjye ubu rwose guhera uyu munsi zagezweho umugabo niwe nari nkeneye ikindi kigiye gukurikiraho kiriya cyana tugiye kumenyerana maze nacyo nzakirenze sigara ahangaha muri uru rugo
jye n'umugabo wanjye ndetse n'abana tuzabyara. Umukobwa ibyo ngibyo akumva ari guserebura muri we ati rwose gahunda zaciyemo, nta kibazo rwose, ibyo nari nshaka ubwo bigezweho ntacyo bitwaye. Uyu mugabo ati ni ukuri akoze cyane, unyeretse yuko uri inshuti nziza, unyeretse yuko ukunda umudamu wanjye, ni ukuri umutima mwiza ufite uzawuhorane, ugaragaje rwose urukundo rwiza cyane. Mbega uyu mugabo akomeza kuvuga ati ni ukuri ibizashoboka byose, ibyo uzakenera rwose uzabimbaze, ariko nanone uzumfashe kwita kuri uyu mwana kandi nta kibazo rwose uzigera ugira. Umugabo uri hano ni ibintu rwose yakomeje amubwira ati ni ukuri nyakwigendera rwose yagukundaga, nabibonaga, mwari inshuti cyane, niyo mpamvu rero nta kibazo na gito ugomba kwisanzura ahangaha, ubwo ikizakurikiraho namwe muracyumva. Umukobwa uri hano agatangira kwigirishwa amasoni ati nta kibazo nyine nzagerageza, abakobwa murabazi rwose. Umugabo uri hano agatangira gufata umwana neza ati wa mwana we utuze umere neza rwose, uri kumwe n'inshuti nziza cyane, ni nka mama wawe, azakomeza kwiteho, ntabwo azi yuko ari shitani bagiye kubana muri uru rugo. Ibi byose uyu mugabo ari kubyivugishwa atabizi. Katuze kureba imisiyo rwose izanye umukobwa, murayizi, katuze kureba uko bizagenda. Ndetse barakwereka umukobwa noneho byaciyemo, ndebere byaciyemo rwose, atangiye kuza hano mu rugo hameze neza rwose, ahetse ibikapu, ari kumva ari hayi, ari kubona rwose ibintu yashakaga yabigezeho. Ndetse barakwereka uyu mukobwa yageze hano mu cyumba. Iki cyumba rwose ni icyumba cyiza cyane, icyumba cy'umugabo we, ndebere rwose cyane yuko batangiye kubana nta kibazo bafite. Mbega umukobwa uri hano yatangiye kucyidagaduraho ati mbega ahantu heza, ahantu rwose ni heza cyane, uyu mugabo rwose niwe nari nkeneye mu buzima bwanjye, ni ukuri pe sizi ukuntu byagenda ntamufite. Umukobwa uri hano agatangira agahaguruka agatekereza, ndebere agatangira kureba hirya no hino, akabona rwose ukuntu ari byiza cyane, agatangira kwibaza mu mutima we ati nanone nubwo nahemutse wa mudamu we, warakoze uragenda, nawe rwose uri ngewe ntabwo wabona hano heza nk'ahangaha, ntabona umugabo mwiza nk'uyu nguyu ufite amafaranga ngo umwiteshe, ndabizi nawe uri ngewe wari kumpemukira kugira ngo wegukane umugabo mwiza nk'uyu nguyu, ikindi kandi ufite n'amafaranga. Rwose ndatuje meze neza, ahubwo warakoze cyane kuba rwose warangabiye umugabo mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo twigumanire. Uyu mukobwa ibi byose ari kubyibaza mu mutima we ati rwose ni byiza cyane. Mbega ari kumva rwose yagezeyo, ari kumva nta kibazo azongera kugira, arishimye ameze neza, ari gutekereza rwose ibintu azakora, ndetse ari gutekereza ukuntu imitungo y'uyu mugabo agomba rwose kutangira kwiyandikaho gake gake, ndetse atangira gutekereza ati kiriya cyana igihe ni iki ngiki kugira ngo nkice, kugira ngo rwose kimvire mu buzima, ubu nisigarane n'umugabo wanjye ndetse abana nzabyara ari bazegukana iyi mitungo igihe rwose tuzaba tutakiriho. Ibi byose ni ukuntu uyu mukobwa ari kwibwira mu mutima we, ariko ntabwo azi yuko ibi byose ari kuvuga ni Imana ibibireba, Imana ibiri gupanga gahunda zayo. Uyu mukobwa atangira gupanga gahunda zo kuba yakica umwana kugira ngo iyi mitungo noneho uriya mwana atazigera ayizungura, cyane ko murabizi abana bazungura iby'ababyeyi babo, kandi muzi yuko uyu mugabo yashakanye ibi bintu n'umudamu we waguye mu mazi. Uyu mukobwa akabona yuko rero uriya mwana akuze byaza kumubera ibintu bibi cyane, aravuga ati uyu mwana nawe ngomba guhita mwica, none gahunda zanjye zikagenda neza cyane. Wow, mbega ibintu byiza. Umukobwa uri hano arishimye. Ibi byose ni ibyabanjirije yuko uyu mukobwa yohereza aka kana mu muhanda kari kagiye kugongwa n'imodoka, mwabibonye. Ibi byose uyu mukobwa yari kubitekereza ati gahunda zanjye zose ko ndi kubona zitari gucamo, ninapanze kuba nakica uyu mwana, byagenze gute? Rebere umukobwa uri hano afite ikibazo gikomeye cyane kuko gahunda ze ari kubona zitari gucamo. Uyu mukobwa uri hano rebere barakwereka uyu mugabo rwose yaramaze gutora akana ke mu muhanda, ari kuvuga ati kuko amwana wanjye nyuma yo kuri umudamu wanjye amaze gupfa, nawe ubwe yaragiye gukora impanuka, ni ukuri rwose Imana inkora ibitangaza. Ndetse uyu mugabo akomeza abwira umudamu we kubera ko bamaze kubana ati ni ukuri sheri, ni ukuri ndishimye cyane, ntabwo rwose wabyumva ukuntu rwose Imana inkora igitangaza. Nyuma yo kuri umudamu wanjye n'akana kanjye rwose nasigaranye nakora ngiye kukabura, ni ukuri sheri ujye urita kuri uyu mwana umurebe kugira ngo atazagira ikibazo nanone cyongera kumubaho. Ni ukuri rwose ndishimye. Umugabo uri hano kuri we rwose ari guserebura, mu gihe uyu mukobwa rebere uyu mudamu we kuri we rwose yababaye, yarazi yuko gahunda ze zigiye gucamo, ariko ari gutekereza ikindi kintu yakora byamuyobeye.
ati reka nkubwire rwose. Atangiye gutekereza mutima we ati ngiye gushakisha ukundi kuntu, ngiye gushakisha ubundi buryo rwose kariya kana ngomba kukicamo. Ntabwo ibi bintu rwose nabyihanganira, ngomba gukoresha rwose uburyo uyu mwana agomba gupfa, kuko rwose kubaho k'uyu mwana ni ibibazo byanjye. Rebere umukobwa uri hano nuko yatangiye gupanga imigambi mibisha yo kuba noneho yakica kariya kana. Reka nkubwire yuko iki cyari igice cya mbere turi kureba, wakoze kubana nanjye. Reka nkurarike mu kanya tuze guhura mu gice cya kabiri, ntuze gucikwa. Cawu cawu, naha mu kanya.